wigeze wumva usa naho abantu batagufata nk'umuntu ufite agaciro? Wigeze kwibaza impamvu abantu bavuga bakumvwa ariko wowe ibyo uvuze ntibabyiteho? Cyangwa se wigeze kumva nk'umuntu utitabwaho cyangwa utegekwa? Cyangwa se wigeze wumva ibyo byose byarakubayeho? Cyangwa se hakaba ariho kimwe n'ibyo ngibyo cyakubayeho? Reka nkubwire, ntabwo wihaye agaciro gake, ahubwo hari imyitwarire mito rimwe na rimwe utitaho ishobora gutuma abandi bagusuzugura, bakagufata nk'utari ngombwa cyangwa bakakwita nk'utagira icyo ashoboye. Muri iki kiganiro tugiye kureba ibintu 7 abantu benshi bakora buri munsi batabizi, bigatuma batakarizwa icyubahiro, icyizere ndetse n'agaciro. Niba wifuza ko abantu bagufata nk'umuntu ukomeye, ufite intego, wiyubashye, umwanya ni uwawe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, noneho ukore no kukazogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bikomeye nk'ibindi kandi byiza. Iyo ukoze kuri subscribe cyangwa ukanda subscribe, unyereka urukundo, ugakora like, ugakora na share. Niba wumva iki kiganiro atari wowe gusa ukwiriye kucyumva, atari wowe gusa cyagirira akamaro, reka dutangire. Hano hari ibintu 7 bituma abantu bagusuzugura, wowe ubikora utari ubizi cyangwa se ukabikora ubizi, ariko mu by'ukuri nibyo bintu bituma abantu bagusuzugura. Urivumbura ndetse ukijujuta kenshi. Iyo umuntu ahora atishimiye ibyo akora, agahora atanyurwa, agahora yivovota, wumva ibintu bye byose ntabwo yishimye, mu maso ye ntiyishima, ntabwo yishimiye abari kumwe nabo, ntabwo yishimiye ibyo akora, mbese uba umeze nk'umuntu utifitiye icyizere, udafitiye abandi icyizere, utanyuzwe, mbese nta mutuzo wowe muri wowe ugira. Ibintu bituma abantu bashaka kukwirinda cyangwa se bakagufata nk'umuntu udashobotse. Iki kintu ni ikintu niba wari usanzwe ugikora ukwiye kwirinda. Ntuzajye utuma umuntu agufata nk'umuntu udashobotse kubera imyitwarire yawe. Rimwe na rimwe uba ugira ngo ahari hari ikintu yahindura ku byifuzo byawe. Oya, imyitwarire rwose ahubwo ituma abantu bagufata nabi, baragusuzugura cyane. Icya kabiri, uvuga byinshi ariko ugakora bike, cyangwa se ntugire na kimwe ukora. Uvuga byinshi ariko ugakora bike, cyangwa se ntugire na kimwe ukora. Abantu bagukunda iyo uvuga bike ukagira byinshi ukora. Mu by'ukuri nta muntu ukunda umuntu ugira amagambo menshi. Ugira amagambo yego, uraganira nabo, urabavugisha, ntubatera irungu, ariko ugire n'ibikorwa. Iyo uhora uvuga ngo uzakora ibi, ugahora uteganya ibyo uzakora, ariko umuntu akazategereza igihe uzakorera bya bindi wavuze, mu by'ukuri batangira kukubona ukundi kuntu. Uko kundi kuntu kandi niko udashaka ko bakubonamo. Uyu munsi tangira uvuge ibyo uvuga bijyane n'ibikorwa byawe. Uteganye, ariko mu byo uteganya ushyiremo intego y'uko ugiye kubikora. Wivuga ngo bizahere mu magambo, nzakora ibi, nzakora ibi, nzagira ibi, nzagira ibi. Oya, uvuga ariko unakore. Nukomeza ibyo kuvuga gusa ntunagire icyo ukora, abantu bazagufata nkaho nta kigenda cyawe. Uzaba wa wundi bavuga ngo nta kigenda cye, ni ukuvuga gusa, nta bikorwa bye, ni ukuvuga gusa. Oya, wiba uwo nguwo niba ushaka ko uyu munsi batongera kugusuzugura. Ca agasuzuguro, uvuge ari nako ukora, bya bikorwa byawe bizivugira. Ibikorwa bivuga cyane kurusha amagambo. Siko kuri, turi kumvikana neza. Kora cyane, uvuge bikeya. Ikindi kintu cya 3 cyiza kandi gikomeye ni isuku. Isuku yawe n'imyitwarire yawe. Ibyo bintu uko ari 2 biragendana. Isuku n'imyitwarire. Wambaye ute? Cyangwa se wambara ute? Wicara ute? Uvuga ute? Ugaragara ute? Isura yawe umuntu akubonanye bwa mbere niko ahora gufata. Niba akubonye usa neza bwa mbere, azahora avuga ati wa muntu usa neza. Niba ukubona uvuga nabi, azavuga wa muntu uvuga nabi. Gerageza uyu munsi isura yawe cyangwa se imigaragarire yawe, isuku yawe
itume umuntu agira ikintu asigarana kuri wowe, azakubahira icyo ngicyo. Umuntu akubahira uko yakubonye bwa mbere. Umuntu utiyitaho ntagira agaciro mu maso y'abandi rwose. Gerageza uyu munsi witeho, wite ku isuku yawe, wite ku migaragarire yawe, yo physical appearance yigaragaze neza rwose. Umuntu nakubona bwa mbere abone ko uri umuntu ukwiriye icyubahiro, hahita kwita umuntu wa feke uri aho ngaho. Okay? Ikintu cya kane ukwiriye kureka gukora niba wajya ugikora rwose ni uko wigira mwiza kugira ngo ugaragare neza, cyangwa se kugira ngo bakwemere, kandi mu by'ukuri siko umeze, siko uteye. Wowe uragerageza gukoresha uko ushoboye kose ngo wigire mwiza kubera ko ugeze imbere ya runaka. Uragira ukuntu witwara, kandi mu by'ukuri hari uko yamaze kukubona mbere. Garagaza uko wowe umeze n'uko wowe wifuza kuba uri wowe. Wikwigira undi muntu kugira ngo umuntu akwemere. Oya, ntabwo uzahatiriza umuntu kukwemera. Umuntu azakwemera kubera yuko hari ibyo yakubonyeho, kubera ko hari uko yakubonye bwa mbere, hari imyitwarire amugaragarije. Iki kintu kizatuma akwemera. Ntabwo uzamuhatira kukwemera. Nushaka kubihata ahubwo azagusuzugurira icyo ngicyo. Gerageza umugaragarire neza, ube wowe ukwiriye kuba we, icyo kintu azakubahira. Naho ibyo guhatiriza rwose nta muntu uzahatiriza kukubaha. Oya, ahubwo azagusuzugurira yuko umuhatiriza. Icyo ni icya kane. Ikintu cya gatanu cyiza kandi nacyo gikomeye, ugira ubwoba bwo kuvuga icyo utekereza. Iyo utinya kuvuga ibitekerezo byawe, abantu bagufata nk'udahari cyangwa nk'udafite icyo ashoboye. Vuga wiyubashye ariko utinyutse, usobanura neza ibitekerezo byawe, utarya indimi, utajya ku ruhande no ku ruhande, ndetse ubikurikiranya neza. Icyo gihe iki kintu nugikora neza rwose abantu bazakikubahira. Jya uvuga ushize amanga, uvuge nta bwoba ufite, utange igitekerezo cyawe kizumvikana kurusha uko uzakivuga usa naho uri kudidimanga. Oya, vuga ushize amanga kandi usobanure neza igitekerezo cyawe kizumvikana, kizatuma bakubaha. Ikintu cya gatandatu cyiza nanone ukwiriye gukora niba ukeneye rwose ko abantu bakubaha ntibagusuzugure, ni uko uzavuga ngo oya. Oya. Niba ukeneye ko abantu bakubaha, wifata ibintu byose ubonye, ibyo umuntu wese akubwiye, icyo akwifuzaho, ndagushaka, ngwino, yego, cyangwa gutuma aha, yego. Ntabwo ari byiza gusuzugura, ariko nanone rimwe na rimwe ntujye uboneka igihe cyose umuntu agukeneye, kandi ntujye upfa kwemera ibintu byose umuntu akubwiye. Si ngombwa yuko uvuga yego buri gihe. Iyo uvuga yego buri gihe uba ugaragaza yuko wemera kugenda mu buryo abandi bashaka yuko wowe ugendamo. Kuki wowe batagenda nk'uko wowe ubishaka? Ni wowe utagira ibyiza abantu bagenderaho? Iga kuvuga oya. Niba udashaka ko abantu bagusuzugura rwose, iga kuvuga ngo oya. Ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose ubyemera, ube yego mwidishyi. Oya. Gerageza rimwe na rimwe ujye uravuga ngo oya, ariko oya yawe izagendana n'uko watekereje neza ku cyo ugiye kuvuga, ku cyo ugiye kwemera cyangwa se ikigiye kwanga. Ntabwo ibintu byose umuntu azakubwira uzavuga ngo oya kugira ngo wumve ko ukeneye ko bakubaha. Oya, gira ibyo utekereza, ushyiremo ubwenge, nubona atari ngombwa uvuge ngo oya. Ntabwo ari ngombwa ko ujya wemera buri gihe. Icyo kintu rwose ntabwo kiguhereza icyubahiro. Ugerageza uvuge na oya. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma kandi cyiza muri ibi bintu tumaze kuvuga nanone, ni uko wowe hari imyitwarire rwose kuranga ituma umuntu ukubonye avuga ati aha, uyu muntu gabanya ibintu byo kugenda wisetsa. Akantu kose umuntu avuzeho urasetsa, akantu kose ubonye urasetsa. Gerageza rwose ibintu byo guseka
buri kantu kabaye, buri muntu utambutse, buri kintu ubonye. Oya, wiseka ubusa. Umuntu azagufata nk'umuntu useka ubusa, ntabwo azakubwira ibanga, ntabwo azakubwira ikintu gikomeye wirirwa wisetse. Oya, gerageza useke biri ngombwa, aho bitari ngombwa rwose ntuseke. Si ngombwa ko wirirwa werekana yuko uhora wishimye. Ntabwo ibintu byose umuntu avuga wishimye bigaragarira yuko wabyishimiye ari uko usetse. No, wiseka cyane. Guseka ni byiza, ariko nanone wumva akantu mvuga, wikwisetsasetsa. Buriya nibyo mvuze neza, ibintu byo kugenda useka, akantu karabaye urasetse, ubonye akantu urasetse. No, wikwisetsasetsa. Ntabwo umuntu azakubaha abona uhora amenyo yawe yose wayashyize hanze. Oya, gerageza wiyubahe, ugerageze wikarume, ugire igihe nawe uba karume, utuze. Ntabwo umuntu uhora wisetsasetsa rwose atuma abantu bamwubaha. Oya, nizere ko rwose nyuma yo kumva ibi bintu uko ari 7, hari kimwe cyangwa 2 cyangwa se byose ushobora kuba ugiye guhindura cyangwa se wafashemo. Soza rero nakubwira ko icyubahiro abantu baguha akenshi gishingira ku cyo wiyereka wowe ubwawe cyangwa se wiha. Niba ugaragaza ko wiyubaha, ko wifitiye icyizere, ko ufite aho uhagaze, abandi nabo bazakwereka icyubahiro. Niba ubonye hari ibyo navuze n'ibi ngibi ukibonamo, ntabwo ari igisebo, ni inama naguhaga. Nakwibutsa ko ibyo bintu ushobora kuba ubigira. Ahubwo rero ni amahirwe yo gutangira guhindura ejo hazaza hawe. Hindura, ukeneye kwiyubaha, ukeneye ko abantu bakubona bakakubaha. Wibuka ko agaciro kawe ntabwo gaturuka ku byo abandi bavuga, gaturuka ku byo wowe wiyumvamo n'uko wifata. Niba wumva aya masomo afite icyo agusigiye, kora like kuri iyi video, ukore share n'abandi bayibone, hanyuma wandike muri comment ese ni iyihe myitwarire ikunze kuranga abantu wumva ngewe ntavuze. Navuze imyitwarire 7, ariko hari indi wowe ushobora kubona kandi ikunze kuranga abantu, igatuma babatakariza icyizere, igatuma bagusuzugura. Twandikire muri comment. Urakoze cyane. Kandi niba utarakoze subscribe, ibuka gukora subscribe, kuko ubutaha tuzavuga ku bindi bintu byiza byaduhugura, byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urakoze cyane.